Nkiri muto hari indirimbo bakundaga kutwigisha nanjye nkayikunda kubi. Amagambo yayo ndayibuka cyane ndetse atuma numva nayabwira bose bakayamenya ndetse bakayatekerezaho byimbitse. Iragira iti: amahoro akenewe na buri wese, isoko y'ibyiza mu buzima muhana amahoro. Mbahaye amahoro yanjye, mbasigiye amahoro, atari nk'uko iyi si yatanga, ahubwo abe ibyishimo bya buri gihe. Muzarangwe n'urukundo, muhana amahoro. Nk'uko umwana w'igitambambuga umwe w'igisekeramwanzi akenera umwitaho kugira ngo abone amahoro. Ahari nibagiwamo amagambo, ariko nzi ko ay'ingenzi cyane ari ayo, kandi ajya akunda kungaruka mu mutwe cyane. Amahoro, amahoro, amahoro ni ingenzi mu buzima bwacu. Amahoro ni ingenzi cyane mu byo dukeneye buri munsi koko, ariko shenge bamwe turabyirengagiza ndetse tukayiyima nkana. Hari umunyamahoro umwe duherutse kuganira aranezeza cyane. Mbere nabaye nk'umuseka, bimwe bitari byo kujora, ahubwo numvaga ntangaje. Gusa nyuma naje gusanga mu mutima we ari unezerewe kuko ari umunyamahoro. Yarambwiye ati: njye nta mwanzi ngira. Ati: kuko nzi ko nta muntu n'umwe nanga kandi ngirana nawe ikibazo, nzi ko nta muntu n'umwe wanyaga. Narasetse ndetse nibaza aho uyu muntu aba. Ati: ni ukuri njye unyanze nanakurega kuko waba umpoye ubusa pe. Nanjye nti icecekere. Yakomeje ambwira ko ugira urwango mu mutima we ari we uvunika. Ati: nanjye rero ntabwo nabona umwanya wo gutekereza ko hari unyanga, kandi nzi ko nta muntu n'umwe ku isi nifuriza ikibi. Nibyo rwose, ariko ahari ubanza agira Imana, abanzi be ntibabigaragaze, ariko byo umuntu ugira urwango muri we aravunika cyane pe. Hari ubwo uhura n'amahirwe make rwose umuntu akakwanga utanamuvugishije. Dukunda kuvuga ngo ntawe utagira umwanzi, ngo ntawe ukundwa na bose, ariko ndibaza ni bande bakwiriye kwangwa ndetse ni bande bakwiye gukundwa. Uburyo umuntu ndi mugari, hari abo nkunda ndetse cyane, kandi hakabaho nanga urunuka, kandi ba bandi nkunda nabo bakaba bafite ababanga. Uburyo twubatse iyi si twahawe birababaje. Mperuka tubwirwa kororoka ndetse tugakorera isi. Mperuka tubwirwa gukundana no gutanga amahoro, ariko kuko twayihawe twayujujemo ibya kamere zacu gusa. Hari ibintu maze iminsi mbona ndetse bikanantera urujijo. Ni iyihe nyungu iri mu binyoma? Ni iyihe nyungu umuntu akura mu gusebya mugenzi we? Umuntu akifata agahemba ikintu kandi kibi gisenya mugenzi we, nuko akagikwirakwiza ahantu hose, nuko nyiramatwi abanguye nawe yabyumvaga akabiriza inkuru, akavuga sinakubwira. Umunsi wo kujya gusenga akaba yabaye uwa mbere ujya guhimbaza Imana. Cyakoze Imana irihangana. Umuntu umwe niwe wanditse ati: shimira Imana ko itari nk'umuntu, kuko muri twe nta n'umwe wari gusigara. Ibaza akanwa katura kakavuga ibyo udahagazeho, ugasebya umuntu ndetse uvuga ibyo udafitiye gihamya, ukabikwirakwiza, warangiza ngo ukunda Imana. Yewe jye ku ruhande rwanjye numva ubaye unabihagazeho, aho kubyamamaza wasanga mugenzi wawe ukamuganiriza, aho kubijyana mu makuru. Twarangiza ngo turasenga, nibaza ibyo tubamo bikanshobera. Akenshi kandi tubikora twumva ko ntacyo bitwaye, ubundi tukumva turi kwihimura, ariko shenge ibibi uvuga kuri mugenzi wawe uba umuzanira umugisha n'amahoro, kandi burya ni wowe uvunika we yimereye neza. Ibaze iyo nyaguharabikwa yumvise ikibi wamuvuzeho. Iyo ari umunyamahoro arasenga agatuza, nuko wamuvumo wose ukakujyaho. Ese ubundi reka nkubaze, utekereza ko ari wowe ugira umunwa wenyine? Ese ma uri shyashya wowe ntibakuvuga bya bibi byawe noneho batanakubeshyera? Ibaze umuntu apfukamye agasaba Imana amahoro kubera wowe.
abantu turiyanga pe, ariko ubundi turi bande wo kuvuga ingeso yo kuvuga rwose yagakwiriye gucika muri twe, kuko usanga hari aho bikabije kandi twarangiza tugashinja abandi ubugome, twabona uwishe umuntu tugatangara kandi nawe wirirwa uharabika abantu ubambika ibyasha batagira. Ese da ubaye ubizi neza ko ari umunyamafuti, ahari wenda mwajyanye kwiba cyangwa se ayo mahano umuvugaho nawe wari uhari, ese wabuze aho yihaniye? Mu kubyamamaza se urungukamo iki? Nuvuga se cyangwa nubona yasebye iminsi yawe iriyongera, ni uwuhe munezero ukura mu mubabaro w'abandi? Urababaje. Ni kenshi binsetsa, ariko nanone nkumva ngiriye impuhwe abo twita abanyamagambo, nta mahoro bagira. Ese ubundi biba byagenze gute kugira ngo ndeke kureba ibyanjye nirirwe mu buzima bw'abandi? Mba nabuze ibyo nkora cyangwa nuko ibyanjye binuka nkaba nihisha mu by'abandi? Utikunda, utiha amahoro mu mutima wawe, ntiwayaha n'abandi. Hari igitworetse ndetse cyenda kuturimbura, ni ishyari. Ukabona umuntu ateye intambwe, umuntu ahari akwimye icyo wamushakagaho, cyangwa se nta mahirwe ugize yo kuba mu mwanya arimo, cyangwa se hari uko bitagenze neza ngo mube muri mu bihe bimwe, nuko mu kwikura mu isoni n'ikimwaro uti kanaka n'ubundi ni mubi, uti n'ubundi ahantu aba bose ni babi, nawe yararangiye, uti ndabizi rwose biriya ntazabimaramo kabiri. Wowe marayika kuki uba ku isi? Wowe marayika uzi ibintu byose kuki utita ku byawe? Ese hari uwakugize umunyamakuru? Shenge urivuna ndetse cyane, hindukira. Amahoro, amahoro, amahoro. Ongera witekerezeho. Ese koko ibyo uvuga ko ukunda Imana bihuye n'ibyo uvuga kuri bagenzi bawe? Birambabaza kumva bamwe twita abapagani ngo ntibazi Imana ari bo birirwa bavuga bati aho kuba nkamwe ishyari, urwango n'amagambo n'ubugome byishe nakiberanya. Birambabaza nkibaza niba twese tutazaba nka bya byapa byerekana aho inzira ijya, ariko byo bitava aho biri. Ibaze, ntawasubiza inyuma igihe cyatakaye, ntawasubiza inyuma amagambo n'uruga twambitse bagenzi bacu, ariko none yaba amahirwe yo guhinduka no kweza indimi n'iminwa yacu. Umwanditsi umwe yarasenze ati umuzi ikara ku munwa. Icyampa njye nawe uyu munsi tukaba abanyamahoro, abanyakuri kandi bagira urukundo rw'ukuri, abatishushanya ndetse bativanga mu by'abandi. Uyu munsi twige guca bugufi, kurwana n'imitwaro yacu, twiyeze by'ukuri, tureke kuyoba dushyira amahoro yacu mu biganza by'abandi. Nta mutuzo ndetse nta mutekano nagira mu gihe umunezero wanjye ari uwo kureba iby'abandi bitagenda neza no gushaka ibyo nuririraho nsebya abandi. Umwana w'Imana niwe wavuze ngo babanje kunyanga namwe bazabanga. Ibaze yaba wari uri mu gihe cye akiri ku isi, wari kuba mu ruhe ruhande? Babandi bamushinjaga ibinyoma batanamuzi, cyangwa babandi bamuririraga babizi neza akarengana? Bavandi, dukundane kuko niwo murage dufite. Amahoro isi idatanga asendere mu mitima yacu kandi atwuzure twese. Umuremyi urondora imitima kandi akaba umucamanza mukuru, uyu munsi atumenye kandi adukize, tuba abo twiyita ko turi bo koko, tureke kwishushanya. Amahoro, amahoro, amahoro.